ikintu nakubwira ni uko na Yesu naza azaza nk'umujura cyangwa se nk'igisambo. Niyo mpamvu dukwiriye kwitegura kugira ngo tubeho twiteguye kuko tutazi umunsi n'igihe. Icyo nshatse kubabwira rero, nshatse kubabwira abantu bitwikira imyenda yera kandi ari ibirura bakabiba amafaranga yanyu kuri telefone. Ibyo bintu niba bitari byakubaho nawe isaha ku isaha bizakubaho, kuko iki gihugu kigenda gitera imbere niko n'abajura nabo bagenda bazamuka. Abo bajura baragenda bakiyambika ishusho ya MTN, bakavuga yuko ari abakozi ba MTN, bakakubaza ibintu bijyanye na mobile money, ndetse bakakubaza byinshi cyane, baba batuje mu gihe wowe uba ujagaraye mu bintu byawe byose, bakubwira amafaranga ugashidukira hejuru. Ni ukuvuga aba bantu baraguhamagara, bamara kuguhamagara umva uburyo bigenda. Nitwa Rukundo Olivier, hano ni kuri Mokashi tuguhamagaye. Umaze igihe kingana iki ukoresha Mokashi yawe? Igihe kirekire. Twari tukugejeje ku nguzanyo yangahe wowe? Ahangaha ubyumve neza, zino ngegera zirabanza zikakubaza inguzanyo zimaze kukugezaho. Mbese muri make ziba zituje cyane, zikwereka yuko ari abakozi ba MTN. Zarangiza zikakwereka yuko zimanza kukuremamo icyizere, ibyiyumviro byo kugira ngo wumve neza yuko ibyo bavuga ari ukuri. Mbese tumaze kukwemera kuzajya tukuguriza amafaranga ngahe. Nawe urumva yuko umuntu uri kukubaza ngo mbese twatangiye kuzajya tukuguriza amafaranga ngahe, baba bashatse kukubwira yuko nibura bagomba kukongera amafaranga, inguzanyo yawe ikiyongera. Reka ngomeze mwumve ubutekamutwe buriho muri iki gihe. Oya, njyewe nta mafaranga nagurishwa. Oya, iyo wemerewe kuba wabyiguriza nayo. Iyo ugerageje kureba inguzanyo yawe ntarengwa tukwereka ko ari zeru. Aka kanya wari uherereye mu karere wowe? Mu karere ka Rubavu. Ahangaha urabyumva neza yuko bakubaza akarere uherereyemo, noneho uramutse bino byose bagenda bakwinjira bakubaza ati se ubu ngubu uhereye mu kahe karere? Ubwo njye nari imbereye mu karere ka Kayonza, ariko nahise mvuga yuko mberereye mu karere ka Rubavu. Muri make nabacanganyikishije kuko nari narangije kubamenya. Na rimwe wageze wemererwa inguzanyo nyuma iza gukurwaho? Oya, nta na rimwe wageze kwemererwa inguzanyo nyuma iza gukurwaho? Oya, nta na rimwe. Nta na rimwe. Aka kanya tukweretse ko twakwemerera inguzanyo nawe wazikoresha? Urakoze cyane. Igikorwa cya nyuma wari uri gukorera kuri Mokashi uracyibuka neza? Ahangaha barakubajije ati mbese igikorwa wari uherutse gukorera kuri Mokashi yawe cya nyuma uracyakibuka neza? Ahangaha baba bashatse kukubaza ati mbese nibura waba uherutse kubitsa kuri Mokashi yawe, cyangwa se waba uherutse koherezwa amafaranga, ese waba uherutse kubikuza kuri Mokashi yawe? Ayo ngayo ni amakuru baba bagenda bagukuramo, bakuvomamo, kugira ngo babashe kuba bagusobanukirwa neza, babone uburyo bagukoramo akazi. Iyo wasamye rero nta kabuza byange bikunde bakujya amafaranga. Ubu ugenda ubahereza amabanga ya telefone yawe ya mobile money, noneho iyo bagezaho kukubwira ati bino bintu noneho gira gutyo bikore gutya, aho ngaho umuriro uba watse tayari baba bakurangije. Urumva twavuganye igihe kirekire na n'isaha turacyavugana, komeza wumve. Icyo nagusaba, banza ukore subscribe kugira ngo tuzajye tubagezaho ibintu byiza kuri Sam Empire 100, kuko nta mpamvu yo kugira ngo abantu bakomeze basinzire bahume babajye amafaranga kandi aba yabavunyesha. Ubu ngubu rero reka dukomeze wumve, ukomeze wumve neza uburyo bajya amafaranga, wumve neza uburyo bakujya amafaranga, komeza wumve. Cyari cyo kugira ute? Icyo kohereza message. Message.
bari gukoresha n'amatushe cyangwa smartphone bakwemereye ni amatushe uko z'abanyagore na telefone yawe kure ariko nyine kukumva ahangaha urabyumva neza yuko bambajije ati mbese igikorwa uherutse gukorera kuri mokashi yawe ni ikihe? Mbese uribuka icyo uherutse gukorera kuri mokashi yawe? Ati ye ndakibuka. Ati ni ikihe? Ati nta kindi bujya maze ndi kwibuka yuko nohereje SMS gusa, ni message gusa nohereje. Ni gutyo nanjye nagiye mbacanganyikisha, noneho bigenda birushaho kubavuna no kubavanga. Rero nawe icyo bigusaba ni ukukomeza ukabacanganyikisha, ndetse byaba na ngombwa ukaba wanabakupa kugira ngo n'undi munsi batazabasha kuba bakumenyera. Nuko nguko byari bimeze kuri njyewe kuri iyi tariki y'uyu munsi. Noneho komeza wumve details zose uko zagenze, nta rubujyajya ni ibintu byabaye. Ntabwo phone yanjye atari around speaker, ntabwo twumvikana. Urakoze cyane. Aka kanya turi kuvugana, andika akanyenyeri 182. Ahangaha urumva yuko bavuze ati aka kanya tukivugana. Mbese muri make baba barangije kugusoza, bumva yuko diru zabo mu mutwe bakurangije. Ahangaha niyo mpamvu bavuze ngo aka kanya tukivugana, kanda akanyenyeri 182. Reka dukomeze wumve. Ahangaha nanjye nabemeje neza yuko akanyenyeri 182 nabikanze, ariko mu by'ukuri njye ntabyo nari nakoze. Wabikoze nyine baba bagenda bagusoza. Hano nabibemereye ndababwira ati yego nabikoze, ariko ntago bigeze banyizera yuko nabikoze. Umva uburyo bansubije. Ahangaha bahise bambwira, barangije kumekinga sure, bamanjije kumva neza yuko nibura ibyo bambwiye nabikoze. Bahita bambwira ati noneho kanda kandi kanyenyeri wongereho 5 nurangiza ukanda urwego. Iyi mibare rero ndi kukubwira yukomeje kugenda uyikanda uba werekeza ku rimbukiro. Amafaranga yawe abagenda nguko abo bantu babiri bari kugenda, harimo umwe wambaye inoza ya MTN ndetse n'undi mugabo urahonga wambaye agapfukamunwa, ndetse ndi kubona bose bambaye udupfukamunwa. Nawe niko amafaranga yawe buri kugenda uyabahereza gake gake kugeza igihe amafaranga yawe baza kuyatwara. Ni ukuvuga ngo buri kugira uruhari mu kugira ngo babashe kuba bagira ute, babashe kuba bakwiba. Iyo mibare bakimara kuyimbwira rero njye nayo nakanze, ariko nababwiye yuko nayikanze kuko nayo narangije kumenya neza yuko arabateka mutwe. Ahangaha barambajije ati mbese bakwandikiye gute kuri rimwe? Icyo bishatse kuvuga ahangaha, hano ho bakubaza ngo mbese bakwandikiye gute kuri rimwe, ni ukuvuga ngo baba bashaka kumekinga shuwa neza yuko ibyo bari kukubwira uri kubikora. Ubwo uramutse ushubije igisubizo cy'uko bagushubije kuri rimwe, tayari ni ukuvuga ngo amafaranga yawe uri kugenda uyakuraho imitwe y'intoki. Ngewe rero nigeze ahangaha nabuze ikintu umusubiza kuko nayo nzi yuko ari buhita kupa. Noneho maze kubura ikintu umusubiza, umva icyo nakoze, nicecekeye. Asigaye ndatekereza ndavuga ati ngize ikindi kintu ngora bashobora kunyiba udufaranga twanjye. Noneho ugasanga ndi kumangamanga kandi nari nigize kongwe. Ndangije mbitangira ute, mbitamukupa. Nawe nta kindi kintu uba ugomba gukora na kimwe, nta mabuta kubwiye ngo ukande ntabwo yakanda, ubwira gutyo ugakupa.
ukaba wibereka nyine yuko ibyo bakoze ari ubuswa. Nyuma y'aho ngaho rero baza kuguhamagara bagutuka ku babyeyi bombi hasi no hejuru, ndetse bagutuka ibitutsi bitagira ingano bitewe yuko baba batakwibye. Iyo bakwibye, iyo bahamagaye nta kindi kintu bahita bagusubiza, baragusubiza ngo ni nimero kompoze. Mbese ni ukuvuga nimero uhamagaye nta n'ubwo ibaho, ni gutyo bahita bagusubiza. Nyaboneka mumenye ubwenge banyarwanda. Empire iri kugusaba umusada wawe, kanda subscribe notification ubundi wikomereze video, si byose. Ahangaha noneho nizere yuko mwarangije gukora subscribe. Ngiye kubahereza amasegonda atarenze 50, ntabwo ndi buyavugiremo. Nimurangiza mwumve yuko zino ngegera koko zarize ariko ntabwo zarezwe. Abangaba ni bamwe mu ngegera zize ariko zitigeze ziregwa, kandi mu by'ukuri uburere buruta ubuvuke. Ni ukuvuga ngo kuba warize ariko uri ingegera ntacyo byakigera bigira ute, ntacyo byakigera bimara. Ni ukuvuga ngo barize, barangije babura icyo gukora, bigera bishakira imirimo, barangije baba ingegera ziri aho ngaho zo kuzajya zijya iby'ubuntu. Ubwo izi ngizi ni za ngegera ujya kubona ukabona mu masaha y'ijoro ziri kunywa amayoga, kandi mu by'ukuri ntaho zigeze zijya gukora. Umva amagambo agusubiza mu gihe yarangije kuvumbura ko wamumenye. Nababwiye ngo biyitirira MTN atari bo, barangiza bakagucucura utwawe ugasigara uri kumangamanga, ku buryo ushobora no guhamagara kuri MTN uzi wenda ngo nibo bagutwaye amafaranga. Ni ba bandi bafata icyasha bakagishyira kuri sosiyete zikomeye kugira ngo bo babashe kuba bagira ute, babashe kuba babaho. Nuko nguko bimeze. Ndagerageza wumve ano masegonda 57. Numara kuyumva ukumva ibitutsi bagutuka bamaze kumenya yuko wabavumbuye, umva urahita umenya ubwenge, umenye n'uburyo uzajya witwara imbere y'abantu utazi baguhamagaye. Areka mujye mukunda iby'ubuntu, ibyo mwavanye mu maboko yanyu nibyo biba ari byiza. Umva ayo masegonda 50. Ariko mutari mwayumva, ndagira ngo mbabwire yuko ari ngewe noneho hano wabihamagariye. Ndababaza ngo ko mungupye, kuko nyine nagaragaje yuko ari bo bangupye, sinagaragaza yuko ari ngewe wabakupye. Noneho niyo mpamvu batangiye bambaza ngo umva uburyo bambajije. Ubwo nduka cyane ariko murabateka mutwe twarabamenye, turabazi muri ingegera zidakora muri ntabwo umuntu ungana nawe yaba atarajya kwitera mu bagira ubwenge batitazi. Ngayo nguko ni ukuvuga ngo iyo barangije kuvumbura yuko wabamenye, nta kindi kintu bakora uretse kugutuka kugira ngo banakubabaze. Noneho n'undi munsi ujye ugerageza kumva neza ugira ngo ni abantu. Abo ngaba ni abantu babarimo, ni ibisabano, ni babandi baba bashaka kujya imitsi y'abandi. Rero niba wakurikiranye ino video, icyo nagusaba ni uko wakora subscribe. Wamara gukora subscribe ugakora na share ikagera ku bantu benshi, kugira ngo namwe mutazajya mwibwa amafaranga yanyu. Murakoze cyane, ndabakunda, Imana ibahereze umugisha. Bye bye, ciao ciao, hasta la vista, naho ubutaha. Empire iri kugusaba umusada wawe, kanda subscribe notification ubundi wikomereze video, si byose.